kirabiranye abantu bose barabimenye nta kwirirwa babitekerezaho umuntu mpuye nawe murabizi ahita arabirana yanacangwamo akabigendana wowe mwarimu ugomba kugenda ukigisha umuntu kugeza igihe uranyumva kugeza igihe kinywanya araza gutoborera inzu nta muntu n'umwe ari wumva cyobono nawe inzugi zose ugomba kuzomora ukazimaraho uranyumva we n'ubundi musanzwe muzerega inzugi ngomba kuzimaramo ntago wabura igitoki ngo ube n'akawunga yewana uyu munsi nagutahira auto giye nk'umusaza kinywanya uranze nta mikino no munsi tugomba gutana buri umwe aciye yewana turahurira hamwe ntangire ibagize ngomba kubibagiza ibyo batekereza byose tukabatwara ibyo bafite byose ubundi nk'uko mubizi ngiye kinywanya aho nageze ubundi inshuti ya bose ikigera ku bantu batangira guseka nkahita mbazubaza boro zose tukazizana harya se turi buhurire hejuru kuri kajugujugu hejuru hanze tugende buri wese noneho turareba icyari buzane nizere ko buri muntu wese ibyo amaze guhiga aragenza gute arabishyira mu bikorwa uranyumva we yego kirabira we mwarimu wifashe mafuti we aha muturage uratemba ko ndisere mani ndisere ngewe ndabitahana kuzana ibintu byo ari mu ishuri we yewana ndabitahana se shacyomorowe kubu ngubu mbona twese dutaye aho ngaho dore ngiye nk'ubu kuntu icyunzwe cyanyije ubu ngubu boss turamubwira iki koko ariko ningo nanjye tungiye narusoho ariko se ubundi mani buriya naraduhitanamwa ariko buriya abandi wasanga banazuye gusa reka dutegereze nyine mvira shabura ku mugano ushobora no gusanga abandi bazanye ibyo kurya hangiye buriya ngiye no kwirwaza uravuga ko ese unyura ndwaye buri bindi byose barazana baranyito bari kubingaburira ariko mani iyo ngingo ni ariko nubwo ari y'ububwa turapfa kwikoresha mvira shaye ntabyo ububwa sha dumwe mu marara renze dumwe mu marara ibintu bigize ndazizanye kinywanya atwara mukamwe ribagiza kandi ubundi duhurize hamwe kinywanya imwe nanjye izindi zitsinda salamu meze bite naranyibagiwe kurakaye se mahani njye nazizanye reka bosi wacu aze ubundi urebe ibiba mwarimu mwaranyibagiwe sha Urasha nawe se kwivugisha bengeye ku cyagiye tukimara gutandukana na ese ndwara umva kuntu ndi kuvuga ariko narenga mani nanjye namutwaye nyine naraburije ariko mani uraza kuturemera nabi twara amasuka mu menyo byose nibyo urabwira bosi nazizanye kurwara se byari birimo umunsi kinywanya ndamuremera baniga meze gute kwibagirwa hanjye ntambona ndakubona sha wazanye iki kazana amata ndirwariye ibyo kurwara se bye birimo arwaru mani nawe ntukavuga utyo naje mutwaye nanjye yanananije ariko twandura mu menyo wazanye iki ngo ayayayayaya reba mani wende shawora turemera tu araturemera mani genda kirabiranye waba kirabiranye ariko nk'aba baginga bigenda babwire ngo baze duhurira ngaha nk'ubu bari he ntabwo babona ko n'itsimbye hano ku ruhande wangu ariko reka nze ndebe izingegera ahantu ziherera ariko umunsi zirambona bazibona n'itsimba bigeze ngaha sha abaginga barambona nk'ubu bazifungo nazanye uyu munsi ndarifite kabisa kandi nze ndebe ahantu baherereye abantu bicaye nizere ko mwazanye umuzigo wangu nizere ko ntabazi we cyomo
umuntu wikanga sha waza. It was at this moment he fucked up that he knew. Nazanye umurwayi. Nagutumye abarwayi hano ni mu bitaro kavura umuntu. Yarwaye nyine tubura uko tubigenza. Atwara amavuta. Wowe mwarimu. ndakumva boss. Bazanye. Waranyibagiwe. Tomba wamwe. Ubundi weho nanavuze kubigisha ribagize. Kame boss. Wowe wazanye. Ariko wabibonye ngenda bigisha. Ako gakapu ushobora kuba wagakwiye ku muzungu. Wowe Kinywanyi. Genda rwaye. Ngo uvuze ngo iki? Base se wenda bakuvunye ngo ndebe wenda nkukande niba bakuvunye. Wose uzanye iki? Wowe urambona sha. Buri muntu wese nazana icyo yazanye. Nihereyeho nkanjye kirabiranye. Reba nk'izi note. Wari wazizana wowe na rimwe sha. Urazibona ariko? Dore ngizi. Ngizi wazibonye? Mwaranyibagiwe shanga mwarimu. Boro zose, phone, iki zose nazizanye. Keretse ubwoko mudashaka. Yes. Bagize mwaranyibagiwe pe mwayibonye. Ibaga natse umuzungu. Arega nawe habura icyamara nanjye nazanye umurwayi warwariye mu rugendo. It was at this moment he fucked up that he knew. Ariko nyumvira ikigo ry'indagazo. Hano ni kwa muganga ku buryo uza wikoreye abarwayi. Nese umurwayi ni boro nagutumye. Umurwayi suraza kumuta. Wewe gira vuba. Cara hari. Wewe kichupa. Wewe Kinywanyi. Wasanga ari n'inzara urwaye wo karwara umuvunjo. Cyakira amafaranga. Fata. Ntabwo wamesha ukagenda. Wowe ugiye kugenda uzane icyo kurya tubanze turya. Mbere yuko tugira ibindi byose dukora. Wasanga unarwaye n'inzara. Iribagize. Cyakira amafaranga. Nakoze akazi keshi. Ubanga urabona ko n'icyaka cyanyishe. Wewe mwarimu. Ndakumva boss. Cyakira amafaranga ugenda uzana indazi. Nyaruka, we. Ngo rero wowe cyuma. Ku mbaraga ndakwizeye ajya gukubita n'ingumi. We, uranyumva? Yes boss. Bariya baginga. Aya mafaranga nize telefone uri kubibona? Yeah. Tugomba kubisigarana twenyine. None kamanze ndihe ibyanjye sha. Bya biginga bifite amafaranga nkwereke ukuntu ibintu bigiye kubikorera. Kandi mbiroge birabiginga bipfe byose ari amafaranga nyatsindire sha. Ari amafaranga tugomba kuyatsindira kandi mbiro. Niba bukira ndamya ko nanjye ntasi kuroga. Ndabona mwese mumaze kuhagera. Mushyire hano hasi. We cyoma. Chafa turya wasanga aba baginga baje banahaze. Teko mutarya sha. Nshaka kwinywera. Kamwe nzoga. Ugomba rundanya kunda hano. Cyoma. Umeze neza. Dan. Abaginga ni ibiki bazanye?